ikibazo cye kiraruta ibibazo biri mu karere kugeza ubu. Arakoze cyane, ndashimira Iwara imyaka 4 dukorana kandi bandeba bakagira ngo hari icyo nafasha. Hanyuma n'abanyeshuri bandeba ukabona bakomye amashyi baransana, n'ubu bari bayakomye basanga ntibafite impamvu. Ikiri hari gikomeye, arabaza ngo biterwa n'iki, ngira ngo umuvandimwe wacu Gitoko yabivuze, amahitamo. Amahitamo ni uko nisanga ni mu nyanja nini cyangwa hari abantu benshi ku buryo amaso y'abari aho batabona amahitamo usibye kureba. Ayo ni amahitamo yanjye kandi uko ngaragara niko nahisemo ko mubona. Sometimes ashobora kuba atari ko ndi. Uko nahisemo nuko. Ikindi turi mu isi ikurura cyane, dutwaza imbaraga ariko tugahitamo. Ngira ngo ntabwo bisubiremo kushe narabibavugiye. Twaje hano mu mezi nk'aya kugira nibuka neza, ariko ikintu gihari gikomeye ni uko ngewe nshaka kuba nyewe. Ngewe ndi Scovia Mutesi, ndi umunyamakuru, ndi umubyeyi. Rimwe na rimwe hari igihe bantumira ahantu nkababaza ngo ndaza kuba muri iki. Nta nubwo ndaba influencer nk'abantu bamwe hano bajya batumira ngo ni influencer, ko sindishobora ko hari abantu influencing, ariko nta mahitamo mufite mu byo nkora. Icyo nkora gikomeye rero, nubaka icyo mukora byanga bikunda ngo urebe. Ngewe ncuruza amakuru. Ese kugeza ubu aho amasaha ageze, inkuru ikomeye ni iyi. Abafite internet murebe nako bishoboka ndiyaranga mu modoka ko hari haje muri dasimburwa n'indi. Mu modoka muri muri yatambutse ndi mu nzira ngira ngo naringeze narengaga Muhanga. Iyo nkuru yari hari, iyo ntegereza kuzabivuga ejo. Mu by'ukuri buri inkuru ubusanzwe abasirimu munyihanganire, ariko buriya ngo umusirimu wapfuye ntajya araza. Ipakuru ziba ritararenga barabamushyinguye. Inkuru rero tubifata nk'umusilamu. Igomba kuba irangiye kandi ikarangiraho. Abatazi mu cyaro iwacu ntabwo bahinga cyane, ariko naciye muri karitsiye bahinga, hari ibyo bita injumbure, aho bahinze bagasubiramo abana gutoragura ibyasigaye. Nkora ibishoboka mu nkuru yanjye ize mu bijumba, hanyuma abandi baze kuza mu njumbure. Icyabaza ngo kinshoboza, nsa n'umuntu ufite inyota iyo ndimo gushaka inkuru. Iyo ushaka inkuru ndameze nk'umuntu ufite inyota, kandi umuntu ufite inyota ntacyo wakora ngo umuhagarike atarabona amazi, kuko aba afite ibintu bibiri: gupfa cyangwa kubona amazi. Kuko ikintu cya mbere cyica umuntu vuba ni ukubura amazi. Iyo nshaka inkuru maze nshaka amazi. Icya kabiri, ntabwo mfite amahitamo, ngomba kubeshwaho n'imbaraga. Hari terime njya numva abajeni ngo batitaye ku bamuca intege. Nitaye ku bamuca intege nanga byose, ariko nanone ukavuga ngo ushobora gushyira ubuzima bwanjye mu kaga. Buriya mba nakoze imibare nkabona kutagushyira mu kaga aribyo bifite percentage nini. Kubera ko dufite principe ngira ngo hano hari abiga itangazamakuru, iyo muzayigendereho. Dufite ihame rivuga ngo inkuru ipfa ku bwacu, ntabwo dupfa ku bw'inkuru. Uko mvuye ku wa mbere, mutekereze iyo mpfa kuwa kane, yari inkuru mwese mwarebye, mwayirebaga nk'abakora amasuka igihe cy'ihinga. Noneho uwo munsi nkapfa iyo muri maze gusohoka, ubwo mvuye ku bw'inkuru. Iyo uyu munsi dukorwe nanjye dupfa rero, inkuru zipfa ku bwacu, twe ntidupfa ku bw'inkuru. Njyewe ndi umunyamakuru kandi ucuruza, nkora ibishoboka ngo inkuru yanjye muyigure. Waba wikopesheje ukayigura, ubwo MTN hari abantu igikopa ka interineti gashira vuba. Yaba
iwanyu ntayihari ukajya ku kigo mu mujyi aba mu mujyi rwagati ku mujyi wa Kigali haba interineti free ukavuga uti kanyaruke ndebe kugira ngo urebe cyangwa se ungurire. Ni ayo mahitamo kugira ngo mbashe kwicuruza. Umuhanzi yararirimbye ngo turi kure y'aho twakabaye turi, ariko bikomoka mu mbaraga zacu. Ufite amahirwe kuko mwize, reka nsubiremo iri jambo. Hari abantu bafite amahirwe, abakobwa b'uyu mugabo bakunda kuvuga abakobwa be bafite amahirwe kuko bavuka n'ibinjira mu ishuri urabana Bruce Melody. Urumva aba bana bafite amahirwe. Rimwe n'abandi bashobora kuvuga dore abana ba runaka, abana dogita, abana bindi. Abo bana nk'ubu ukuntu bameze neza bajya kwiga bagiye mu modoka rimwe na rimwe, inkweto ivuyeho taro ntabwo bayisudira cyangwa ngo batari uko bagenda. Ariko twebwe bamwe muri twe turi hano turi abana b'imiryango bari kuri lisiti ya VUP. Murayizi VUP? Aho leta igomba kudufasha kugira ngo haboneke ikiribwa iwacu cyangwa icyo kurya. Kitoko hari ikintu yavuze ko ushobora kuba ari wowe ugiye gukura umuryango wanyu mu bukene burundu. Bavandimwe rero, amafoto meza muyafate mubikore ibindi, ariko hari ikintu nzi umutima iyo umaze kwiyorosa uryana bakuyeho amatara uba wowe wanyawe, sibyo? Uba wowe wanyawe, inkweto zigukwiriye wazikuyemo n'izo watiye, ikote watiye mujye mu biro urazitirura, uba wowe wanyawe. N'ujya ujya kuba wowe wanyawe ujya kubaza ngo ndi mwene nde, mvuka he, ntakoze iki, byagenda bite? Hano dufite abana bafite amahirwe yuko leta y'u Rwanda ifite mbere yonyine. None dusomye itangazo ry'uko beri zifunze, bisi zibasubiza i Kigali zabo, twatangira gusaba rura kuzohereza ngo zisubire iwanyu cyane, kubera ko kuba muri kaminuza ntibyakunda. Ubwo rero amahirwe yanyu aziritse kuri beri, muyazirike ku mutima kandi nimubifura muzige, nimurangiza mwishyure. Nimutishyura ababakomokaho nibagira ibyago bagasanga wasitawe utabasha kubishyura, bazaba mayibobo, ntabwo bazaba bamutari, kuko abamotari batunze imiryango yabo. Ndagushimiye. Afite ariko icya mbere iyo tugiye kuvuga amakuru ibintu byose biranga ceceka tugashyiramo n'itandukanye. N'iyo imvura igwa ntabwo mugomba kwiga, kandi hagiye kuvuga amakuru y'imvura igwa. Murakoze. Icya mbere ndimo ndibaza ukuntu bigenda. Utekereza ute mu maso hawe uhuye n'umuntu wo kubaza ikibazo cy'abandi bantu ufite icyawe cy'ubuti cyawe? Kubera ko nabasubiriza mu rusaku ndabumvira mu rusaku, kandi abiga roho hano kubuza ubwisanzure abandi bantu bigize icyaha. Murakoze. urakoze. Mbere na mbere hari isoroga tugira mu Kinyarwanda ivuga ngo ubwinshi bw'abantu burenze ubwabo. Ntekereza ko umuntu ntabwo ari icyo we ubwe yimariye, ahubwo umuntu nicyo amariye abandi. Ntekereza ko abanyamakuru cyangwa se umunyamakuru aba agomba kuba n'ijwi rya rubanda, cyane cyane wenda ntekereza ko hari nka platform bafite bo bazifite, so rero abameze nk'intumwa yabo nyine ashobora kumva icyo kibazo cyabo even if ufite icyabo, ariko wowe ubwawe ntabwo urenze sosiyete. Wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa mbere. Kuki utahaye mikoro wiga mu wa kane ngo wari w'akazi?
kuko uriho kubw'abandi. none se niba neza z'umugenzo kuba yakaza jewe nafite iyo nyota nyine yo kuba naza mvuge cyangwa se nkaba nanakurikira n'abo bana. So rero sintekereza ko niyo mu wa kane yitinyege kuko no mu wa mbere ntazumva. Umunyamakuru mwiza kuko azi guhangana, kuko abanyamakuru barahangana, ariko akazi k'itangazamakuru njyewe nugera gukora stage urazanye gushya, ariko ntabwo mvuze ko nzaguha akazi. Chief Editor ashobora kukureba rwose agasanga atagukeneye. Kubera iki? Mu biranga umunyamakuru bwa mbere uburyo ugaragara. Arakoze cyane. Can we at least you get something? Nagera njyewe aho ukora stage uzaze muri stage kuko sinamuha akazi, ariko narangiza stage ishobora kumuha akazi cyangwa wenda utarabaza icyo nari ngiye kuvuga. Umunyamakuru uko agaragara ubwabyo bisunikiriza abantu kumureba. Murimo muratekereza mute nambaye iyi nkweto nagiye muri Minagri gukora inkuru y'ukuntu amazi arimo gutwara imyaka mu gishanga? Ikintu cya mbere mwareba wo kureba amazi arimo gutwara imyaka iri mu gishanga, mwareba uburyo inkweto yanjye irimo kurigita. Ndimo guhirima mu murima kubera ko inkweto itabasha gukandagira mu mazi. Icyo nicyo kimwe cyane. Cya kabiri, abanyamakuru niba udafite amafaranga utera ipasi agapira, uburyo umuntu urebye akubona n'ubunyangamugayo urabanza ukubaka ukuse, uburyo baramutse barimo kwiga abantu bava abantu muri karitsiye bakagufatamo kandi wenda niwe wibye. Uyu ni umunyamakuru mwiza uhanganye, ugenda ube smart mu kuvuga, mu kumva, kandi uko wiga mu wa mbere ugenda wakabaye n'usire mu wa kabiri niba muyamuntu kwiga. Urakoze cyane. Cyokora niga mu wa kane. Umwe wo mu wa kane. Umwe mu wa kane. Umwe mu wa kane areba mu wa kane. Mu wa kane, mu wa gatatu. Mu wa gatatu. Mu wa kane ntabwo kibaho. Okay. Mu wa gatatu. Mu wa gatatu na mu wa kane. Okay, wamuhaye merci, baguhe t-shirt, baguhe ingofero, namuhaye. Uwiga mu wa kane, mu wa gatatu. Mu wa gatatu ari he? Sikudahaguruka. Aha. Yes. Ntabwo ari wowe uyihitamo, niyo iguhitamo nyine iragusunika kugera igihe ibintu ukora bikurundiye. Nuko rero mwarimo hari mwarabibonaga namwe, intambara zose zagiye zibamo, success, nahuye n'ibihe byinshi byiza. Ikintu gikunda guca abantu bato intege ni amafaranga, kandi abantu bato nta mafaranga bagira, ntibakababeshye. Abantu bato bose baba nyine bakiri gutangira ubuzima bwabo. Niyo ufite ay'umuryango ntaba ari ayawe. Njyewe buriya ibintu by'aba-rich kids, amafaranga bari ababyeyi nibo barayakoreye, nawe urayabasaba iyo uyakeneye. So nanjye rero nari umwe muri abo ngabo, ngira ahantu umwana rero ngina ntiyumve. Buriya ukuntu tureba wenda bakita ko sinzi bo batajya babivuga, ukuntu tureba turakubitika, turamenyekana ariko tukaba nta kintu dufite iyo turi gutangira. Ukaba ugomba kwihisha, ugomba kujya muri studio kandi ugomba kugaragara nk'uhenze. Aho ngaho rero niho umuhanzi agera akabanza agafata feri gake gake bikamucanga, hanyuma akaza gukurikiraho etape. Ndi kuvuga ibintu agiye nyuramo ariko ni rusange n'abandi bose babinyuramo, yo kugira inshuti zishimiye iterambere ryawe kuko mwakuranye, mugafatikanya, bakajya bakora akazi begispektinga ko nawe hari ikintu uzabaho. Byagera igihe ukabona ibintu bari gukora ntabwo babizobereye, ntibabyize, ubwo utangiye gutera imbere, ugashaka ababisobanukiwe kubarusha, ukabukereye abanzi ba mbere. Icyo ni icyiciro cy'abantu batangira kukurwanya utazi icyo bakora. Bari bazi ko mu rugendo muri kumwe
baragufashije koko ariko ushatse ababarusha ubumenyi ari nacyo nshimira leta kuba yarageze igihe ikabona ubuhanzi nabo bukwiye kujya mu ishuri tukiga tukabimenya tukabisobanukirwa. Nazanye hano na timu y'abantu benshi, nkora n'abantu benshi cyane. Ubuhanzi bwaje kuba akazi gafatika ku buryo burangiye nafunguye kampani mu 2014 abizi mu Kigali. Ubwo tini ntabwo bigiyeho umusoro si ukurya niva inyuma bukeye sinzi akazi baduhaye ingari bitejeho nsanga nari umusoro kera hamwe mufungure konti ndayifungura kugira ngo ujye mbere amafaranga yose yazabisha. Icyo gihe ndashimira Imana ko wenda uyu munsi abantu babyiga bakagira n'abamanaja ntabwo wari uzi, ntabwo umuntu yabaga azi ibyo ari byo. Bigeze kuduteranya turi abahanzi nka 10 na bangahe kabisa bari umusoro. Abantu b'ibisambo tujya kuri batari gusaba imbabazi no kuvuga ukuntu ibintu bizagenda. Ni ikosa rusange riba ryarabaye kubera ko hatabaye ubumenyi. Rero ibyo bivuze kubera ko nzi neza ko kwiga kujya mu ishuri kugira ubumenyi ari ikintu cy'ingenzi ukazagikoresha mu buzima bwo hanze aho uzagera. Gutera imbere naje gutera imbere ndamenyekana ariko buriya amafaranga yatinze kuboneka. Amafaranga yatinze kuboneka ku buryo najyaga nkora indirimbo z'urukundo nazirabura bavuga ngo ndirimbo ariko najyaga nkora indirimbo z'urukundo nshaka gutangira kujya ku isoko ry'ubukwe. Hakaba hari ifi nini yitwaga King James. King James yarafashe ubukwe yaranze kuburekura ndahatiriza ngo cikicika ngo turaberanye kandi turanebora ntundize abantu bakora ubukwe nkabona birebeye hirya. Guhera muri 2012 kugera ubukwe bwa mbere naririmbyemo nkabona nyine ko nkoze akazi ntitwerereye cyangwa se nagiye gufasha byabaye muri 2017. Ni ukuvuga ngo habayeho kwihambira kuri icyo kintu biraza rwose bikagira igihe bikaza. Rero reka mbabwire ikintu kijya kiba. Urabona twese ni ubwa mbere twaje ku isi, nta muntu waraje mbere. Abantu bakugira inama bagatangira kuvuga ngo this life uretse gatoya wumve witonze kuko ibi nari kukubwira nawe nibwo akiza. Tuba turushaka imyaka ariko ntabwo umuntu yakubwira ukuntu uzitwara ngo bivuge 100%. Ikintu nakoze ni iki, nacunze ababaye successful nkagerageza gutera ikirenge mu cyabo. Atari ibintu kuko umuziki ko mukora nanjye nkaba ntawuzi, urumva ndarya umusoro ndaperforminga ntafite bandi ndagira gute ndarindagira, hakaba haturumbutse umuntu w'umuhanga cyane ariko udakora ibyo bintu agahita aza akambwira ukuntu ugomba kubigenza. Rero twese kubera ko ku isi nyine twahageze ku nshuro ya mbere, hari inama bakugira ariko nawe ufite umutwe nyine uratekereza ibintu ukunze hari igihe byo bitagukunda. Nzi abantu benshi twatangiranye ariko mu by'ukuri wabumva ukumva ntabwo byoroshye ko igihangano cy'abantu bazagikunda. Uwo muntu ukabona n'ubimubwira uzaba umubiriye umutima ugaceceka, ariko rero uri kubimubwira ukameneka, ariko ukabona uri kwivanga uri gukoza umugati mu cyaha kitari icyawe ukabyihorera. Rero njye ntekereza ko uyu muziki twakoze ibintu bidashoboka tukagira amahirwe yo kubona abantu baza bakatwizereramo bakadushoramo amafaranga. Ntabwo biragera aho dushaka kubigera ariko biracyari kuza biri gutungana. Niba narabikoze ntarabyize nkabikora nta support mfite y'umuntu wenda ubisobanukiwe cyane, nawe ikintu watekereza gukora upfa kuba ugikunze ariko ukanitonda ukagitamo neza ukabona koko ari ikintu washobora. Cyose wagikora kandi bikagenda neza. Twese ntituzabona akazi dutekereza ko tuzabona. Njye mbona ngiye no gukorera umuntu nakora cyane kumurusha, kubera ko nta muntu ugira amafaranga abikijije abashije kuyagira akaguha akazi ushatse wakora. Niyo mpamvu nabona umuntu wampamagara ngo umuntu ushaka kwitangazamakuru nkabona ari kuza atera ibirenge yiruka cyangwa akagufunanira
birabanga ko nta naho ubundi ejo ni heza hano turi hari abandi natwe twahagera murakoze. Thank you, Voice Melody. Hano turi ejo ni heza, hano turi hari abandi. Let's go to the CEO for the... Ntabwo ari wowe uyihitamo n'iyiguhitamo nyine iragusunika kugera igihe ibintu ukora bikundiye. Nuko rero mwarimo hari mwarabibonaga namwe intambara zose zagiye zibamo success nahuye n'ibihe byinshi byiza. Ikintu gikunda guca abantu bato intege ni amafaranga, kandi abantu bato nta mafaranga bagira ntibakababeshye. Abantu bato bose baba nyine bakiri gutangira ubuzima bwabo. Niyo ufite ay'umuryango ntaba ari ayawe. Njyewe buriya ibintu by'aba-rich kids, amafaranga bari ay'ababyeyi nibo barayakoreye, nawe urayabasaba iyo ukeneye. So nanjye rero nari umwe muri abo ngabo, ngira ahantu umwana rero nyina ntiyumve buriya uko mutureba wenda bakita ko sinzi aho batajya babivuga, uko mutureba turakubitika, turamenyekana ariko tukaba nta kintu dufite iyo turi gutangira. Ukaba ugomba kwihisha, ugomba kujya muri studio kandi ugomba kugaragara nk'uhenze. Aho ngaho rero niho umuhanzi agera akabanza agafata feri gake gake bikamucana, hanyuma akaza gukurikiraho etape. Ndi kuvuga ibintu nagiye nyuramo ariko ni rusange n'abandi bose babinyuramo, yo kugira inshuti zishimiye iterambere ryawe kuko mwakuranye, mugafatikanya bakajya bakora akazi expectinga ko return nawe hari ikintu uzabaho. Byagera igihe ukabona ibintu bari gukora ntabwo babizobereye, ntibabyize, ubwo utangiye gutera imbere ugashaka ababisobanukiwe kubarusha, ukabukereye abanzi ba mbere. Icyo ni icyiciro cy'abantu batangira kukurwanya utazi icyo bakukora. Bari bazi ko mu rugendo muri kumwe baragufashije koko, ariko ushatse ababarusha ubumenyi. Ari nacyo nshimira leta kuba yaragize igihe ikabona ubuhanzi nabo bukwiye kujya mu ishuri tukiga tukabimenya tukabisobanukirwa. Nazanye hano na timu y'abantu benshi, nkora n'abantu benshi cyane. Ubuhanzi bwaje kuba akazi gafatika ku buryo burangiye nafunguye kampani mu 2014 abizi mu Kigali. Ubwo tini ntabwo bigiyeho umusoro si ukurya niva inyuma. Bukeye sinzi akazi baduhaye ingari bitejeho, nsanga nariye umusoro. Kera nabwiye ngo mfungure konti ndayifungura kugira ngo ujye meza amafaranga yose yazanye. Icyo gihe ndashimira Imana ko wenda uyu munsi abantu babyiga bakagira n'abamanaja. Ntabwo wari uzi, ntabwo umuntu yabaga azi ibyo ari byo. Bigeze kuduteranya turi abahanzi nka 10 na bangahe kabisa bari umusoro. Abantu b'ibisambo tujya kuri Rwanda gusaba imbabazi no kuvuga ukuntu ibintu bizagenda. Ni ikosa rusange riba ryarabaye kubera ko hatabaye ubumenyi. Rero ibyo bivuze kubera ko nzi neza ko kwiga, kujya mu ishuri, kugira ubumenyi ari ikintu cy'ingenzi ukazagikoresha mu buzima bwo hanze aho uzagera. Gutera imbere, naje gutera imbere ndamenyekana, ariko buriya amafaranga yatinze kuboneka. Amafaranga yatinze kuboneka ku buryo najyaga nkora indirimbo z'urukundo nazirabura bavuga ngo ndirimbo, ariko najyaga nkora indirimbo z'urukundo nshaka gutangira kujya ku isoko ry'ubukwe. Hakaba hari ifi nini yitwaga King James. King James yarafashe ubukwe yaranze kuburekura, ndahatiriza ngo cikicika ngo turaberanye kandi turanebora ntundize. Abantu bakora ubukwe nkabona birebeye hirya. Guhera muri 2012 kugera ubukwe bwa mbere naririmbyemo nkabona nyine ko nkoze akazi ntitwerereye cyangwa se nagiye gufasha, byabaye muri 2017. Ni ukuvuga ngo habayeho kwihambira kuri icyo kintu, biraza rwose bikagira igihe bikaza. Rero reka mbabwire ikintu kijya kiba. Urabona twese ni ubwa mbere twaje ku isi, nta muntu waje. Abantu bakugira inama bagatangira kuvuga ngo in this life, uretse gatoya wumve witonze kuko ibi nari kukubwira nawe nibwo akiza. Tuba turushaka imyaka
ariko ntabwo umuntu yakubwira ukuntu uzitwara ngo bibe ku ijana ku ijana. Ikintu nakoze ni iki, nacunze ababaye successful nkagerageza gutera ikirenge mu cyabo, atari ibintu kuko umuziki ko mukora nanjye nkaba ntawuzi, urumva ndarya umusoro ndapafominga ntafite bande ndagira gute ndarindagira, hakaba haturumbutse umuntu w'umuhanga cyane ariko udakora ibyo bintu agahita aza akambwira ukuntu ugomba kubigenza. Rero twese kubera ko ku isi nyine twahageze ku nshuro ya mbere, hari inama bakugira ariko nawe ufite umutwe nyine uratekereza ibintu ukunze, hari igihe byo bitagukunda. Nzi abantu benshi twatangiranye ariko mu by'ukuri wagomba kumva ntabwo byoroshye ko igihangano cy'abantu bazagikunda. Uwo muntu ukabona n'ubimubwira uzaba umubiriye umutima ugaceceka, ariko rero uri kumubwira ukameneka, ariko ukabona uri kwivanga uri gukoza umugati mu cyaha kitari icyawe ukabyihorera. Rero njye ntekereza ko uyu muziki twakoze ibintu bidashoboka, tukagira amahirwe yo kubona abantu baza bakatwizereramo bakadushoramo amafaranga, ntabwo biragera aho dushaka ko bigera, ariko biracyari biri kuza, biri gutungana. Niba narabikoze ntarabyize nkabikora nta support mfite y'umuntu wenda ubisobanukiwe cyane, nawe ikintu watekereza gukora upfa kuba ugikunze ariko ukanitonda ukagihitamo neza, ukabona koko ari ikintu washobora, cyose wagikora kandi bikagenda neza. Twese ntituzabona akazi dutekereza ko tuzabona. Njye mbona ngiye no gukorera umuntu nakora cyane kumurusha, kubera ko nta muntu ugira amafaranga abikijije abashije kuyagira akaguha akazi ushatse wakora. Niyo mpamvu nabona umuntu wampamagara ngo umuntu ushaka kwitangazamakuru nkabona ari kuza atera ibirenge yiruka shyiramo akagufu nabi, shyiramo akagufu nabi. Naho ubundi ejo ni heza, hano turi hari abandi natwe twahagera. Murakoze. Voice Melody, hano turi ejo ni heza, hano turi hari abandi. Let's go to the CEO for the